kubera umudefanseri warugize ikibazo byatumye umuntu wagiye kujya gufata Mpappe ahita akifuza kumwita Muri Traoré yagize ibyago bikomeye cyane ku munsi w'ejo. Muri Traoré yabaye nk'uvunitse mu kuvunika bari kumusora hanze bamureba uko ibintu bigenze niwe yasize space batanga umupira atakifuza kubona agashobora gufata Kylian Mbappe bahita bamutsindana igitego agarutse nanone nabwo yongera gukora amakosa match y'ejo. Muri Traoré yaratanze kuri Sociedad cyane Muri wa mukapiteni wa Mari ukina kabiri akina kuri kabiri. Rero iyo aza kuba ari kuri iryo poto rero barifunze yifatiye Mbappe maybe ntiyashoboraga kuvuka igitego tayi atake fuso namwe murabiza abayapani ukuntu ari bagufi n'ibiro bikeya n'imbaraga zitari nyinshi ku muvuduko noneho Mbappe baro barayideviye Mbappe kamem yari free Mbappe yarahagaze wenyine atsinda igitego. Statistique tugomba kujyana n'ibintu Lorenzo Mbappe muri Champions League imibare ye sinzi no ibitego 44 muri Champions League ubu yesanyuraho witwa Neymar mu bakinnyi all time top scorer ba Champions League ruvuga ngo rwa rutonde n'uri ruyobowe na ibitego Mbappe 43 ibitego Mbappe atsinze muri Champions League 44 oya o tuvuze Mbappe 44 Neymar kiryoshye Mbappe yujuje imyaka 25 mu kwezi kwa 12 niba atari mu kwa 12 ku mukinnyi w'imyaka 25 yuzuye cyangwa se mutoya nta mukinnyi yazatsinda ibitego byinshi muri Champions League nka Mbappe uretse Lionel Messi wenyine nta wundi wigeze atsinda ibitego bya Mbappe kuri iyo myaka ku myaka biragoye muri Champions League Mbappe ni nyenyeri ufashe ibitego gateranya assist birawutaki imikino yake ibitego 42 assist 23 biraruta nyine imikino 68 maze gukina ni ikimenyetso cy'uko ni umuhungu udasanzwe. Kindi nashaka kuvuga gato kuri Mbappe wavugaga kuri marikage mbi ariko nuvuga ngo abagore hanze cyangwa se abantu bazi gushaka ibitego kuki uhagarara hariya wa muntu adahari hari umuntu mugufi kandi bikarangira baro ihaje. So ruvuga ngo ibyo bikwereka umuntu utangiye kugira IQ yazamutse mu kumenya ngo nihe hantu heza nahagarara kandi barikaza ko hanze. Ruvuga ngo ntabwo ari buri wese umenya ngo ushobora kuba wahagarara hari na baro yaze. Ruvuga ngo cya kintu kubanza kumenya ngo hano inyuma naho hari umupira ukomenyereye runaka atari imipira kandi iba iriho abantu bari imbere abataga twebwe bataka bate kandi iriho ni hano handi bashobora kuba yansana uzarebe abagoro hanze benshi urajya kubona ukabona barike mu bantu magura abantu imusanze wenyine aradepoje birabita bikoreka ko umuntu yamaze kuba goro machine ntabwo ikijyanye bivuga ngo ni Mbappe gusa uri buze gucenga ni Mbappe uri buze kwirukana abantu akabagrisa ngo uvuga ngo yamaze kumenya position bita position yararimo aravuga ibyo hanyuma byuko Mbappe nyine ameze ariko murabizi ko amasezerano muri Paris Saint-Germain agomba kurangira mu kwa gatandatu. Umuyobozi na seri yavuze yuko mu by'ukuri ngo future Mbappe bazayiganira bakayitangaza ntabwo bari bayitangaza. So byazamuye ikintu rero kuri CBS nijoro Katabdo yabajije Jami Karaga ati hari insight ufite ku kuba Mbappe agiye kujya muri Arsenal. Jami Karaga ati what byaravuze cyane ibyo bintu bivuze ni biki urashaka gufata hano umwe na buka y'agafaturo ati guhoringa ati birahari ati guhoringa birahari so ni kirebuza kujya kukinira mikirarite Renzo ishyiramo gufana uya nawe nese nkuru byageze kuri Ketabdo Umatsieri n'umure Jean de Arsenal arabate se yatera ikirenge mu cyangwa akajya muri Arsenal arabate simbize mu by'ukuri cyane ariko ibinyamakuru byanditse bivuga iki ubwo wenda ni akantu kari yatereteze amafaranga ikipe ya Arsenal iteguye guha Mbappe araruta amafaranga Real Madrid ihereza Mbappe. Therefore abantu bagakora conclusion ko ngo mama wa Mbappe ngo uri kumwihererana kumuvuje akwiherana muri babiri akavuga ati bukayo mwana wanjye gushira ku cyiro cya Tandrega turi bugende ugasobanukirwa twatandreza kandi bishyira mu kinyarwanda asobanuriye umubyeyi ari kubwira umwana we amagambo akomeye ahantu gushyira n'icyo bivuze iryo jambo Tandreza abana kuko yuko nyina wa Mbappe wafashe Mbappe naho Mbappe bari yari kumubwira ibintu nk'ibyo ijambo bita Tandreza ntabwo riba mu kinyarwanda yego ntabwo riba mu kinyarwanda mutega amatwi mugiye kuryega
ndabireba cyane ni imbabazi zihura n'impuhwe n'urukundo ariko byabibyeyi impuhwe byagira umwana w'impuhwe umubyeyi w'umugore imbabazi n'urukundo ikintu rero cyakurikiye mu mugore ni umugore ukigira gusa nta mugabo ugira tandresse uburyo bita tandre ni nko gufata ikintu nyine gikura umwana kuri nyina urabyumva iyo utwana tuvuye ku ishuri tw'imyaka 5 10 tugasanga mama yiriwe mu rugo yicaye ku kirago arimo araboha ikirago tukajya ku muryango tumwigaraguraho mu gituza no ku kibero icyo tuba tumushakamo nicyo cyitwa tandresse iyo rero umwana afite akenshi umuhungu aryamye swati mu gituza cya mama we cyangwa se ku bibero bye stress yose yaba afite ikibazo cyose yaba afite kumukora ku musatsi gutya gatoya agenda umanura gutya gake gake amubwira amagambo make umwana agasinzira agatuza ibibazo byose biba bimuvunira n'umugabo nicyo ashaka mu mugore nicyo ashaka mu mugore we na tandresse ibarizwa hagati y'igituza no ku bibero ko n'umugabo aryama no biyenda ndashaka ko uryamisha Mbappe hamwe muri aho ukavuga amagambo nyina yavuga kandi avuga nk'umunyarwandakazi ndashaka ko nyina nubwo ari umunyarigeriyakazi mu gihe umugore w'umunyarwandakazi uri kumwe Mbappe afite stress y'amahita oya nta kibazo reka rero ushaka kuvuga mbwira uko yamubwira ndabanza reka mbere reka ko Mbappe ntabwo benshi wenda bamubona nigeze kubona video iyo bita buri kantu na buri nguni uti buri kantu ari kumwe na mama we amubwira ati mama tubana abantu ntigeze kwavuka mu cyaro murikijeho nababonye kuri video ni igicumbi wawe buri kantu abwira mama we ati mama ngo n'umuntu wa kuri YouTube ati kantu na buri nguni tubasuhuza abagabo babiri bameze nk'abakomedi ati gusubira i Kigali ngiye gushaka ubuzima aba YouTubers bakomeye banyimye interview ariko ngiye gukora ku buryo ibintu bikunda mama arambwira ati mwana wanjye rero genda uzahirwe ibintu bizaguhire bizagende neza nk'umubyeyi wawe ngufatira iry'iburyo hari n'iryo ry'iburyo burya urabyumva mama Mbappe rero niba afashe Mbappe akamwegamiza mu gituza akamubwira ngo mwana wanjye amahitamo urabona ko akugoye atari ko uratekereza iki wigiriye irondo uko amafaranga n'ubundi ahari irondo ko amakipe y'Ubwongereza akize kandi toroshye nayo ikomeye kera leta ko akina neza pasi ko ziba zicicikana imbere zamu uratekereza iki uri hagati ya Bukayo Saka na Martinelli na Martin Odegaard na Declan Rice uri mutembera hagati hari nawe musitari ngenderwaho Daily Mail ikwandika The Telegraph kwandika The Times Sky abakuganira punditse bose mu Bwongereza natwe tubona n'amafaranga meza utwara Premier League ugahangana muri Champions League urajya gushaka Champions League ya 15 ese ubundi mwana wanjye Bellingham hari ahantu ageze ese waje ntibiguhire ntibigende neza ukaba nka Eden Hazard Vinicius mwana wa Vinicius ko ari hariya ese mwana wanjye kumutoza Ancelotti we yivugiye ko mu bakinnyi 5 ku isi abona ko atakuvuzemo mwana wanjye urajya hagati hariya wagiye hariya byoroshye ndashaka ko ushyiramo akantu ati gutwara Champions League ya mbere na Arsenal aho kujya gushyira 15 muri Real Madrid kwaho bazagufata nk'Imana mwana wanjye singuhatirije ariko nk'umubyeyi ndebe bizaba mbere yuko biba mwana wanjye ngenda ubitekerezeho icyo nkora nugusabira kandi aho uzahitamo hose hagati yawe nzaba nkuri inyuma nk'umubyeyi gufatiye iry'iburyo yabiba Tandresse rero tutatinze reka dusoze guca akaba rero mu by'ukuri ako kantu karimo ariko amahirwe menshi n'umuntu benshi bavuze ko shop zajya muri Madrid ikintu gikomeye dusoza Sociedad yanabuze nijoro yanabivuze umutoza Wisenike yavuze ngo turabizi match yo kwishyura izatugora cyane iri mu byumweru 3 biri imbere ati kuno Sociedad ikina dore ikibazo Sociedad ifite gikomeye kinahurizwaho n'abapunditi benshi ko Paris Saint-Germain ishobora guprogressa nubwo izaba iri mu rugo igorana ariko imaze match cyane itabona igitego iri kugorwa no gutsinda ibitego kukigorwa no kubona ibitego rero kuri ubu bavunikishe kapiteni wabo Mikel Oyarzabal yavunitse mu ivi Oyarzabal Lorenzo bavuga yuko ari wayitwa Flair ni ikintu cy'Ubwongereza ngo ni umuntu ba originalite yanyu ngo buriya mukina musanzwe mukina arabyuzuza abibyaza umusaruro atuma nyine bigira agaciro rero bagorwaga n'ibintu
transition ko abatari mu style playmaker umuhanga bafasha mu gutsinda bafasha mu kurema ibitego ntekereza yuko nubwo yagaruka muri transfer nkuko kwizigera harabivuze ibitego bibiri ku busa mu by'ukuri ikintu kizasunika Paris Saint-Germain ubwiri ya kipe izaba ifite umufana uyizamura imbaraga ariko confidence yagiye hejuru cyane bibutse ko imyaka ibiri ishize Paris Saint-Germain yaviragamo muri kimwe cy'umunani ariyo round bari barimo rero ubwo bwoba bwari buhari aricyo kintu nakundiye Enrique ari umusorezi w'ijambo yavuze ngo ikintu ndi kubwira abakinnyi ba Paris Saint-Germain ni kimwe media abantu bose abafana isi yose igihugu abantu bose baragutse Paris Saint-Germain ligue zirahagije twa Champions League uzi ijambo ariko bavuga ngo don't make it an obsession mwibishegera nibigira ubuzima n'urupfu oya yavuze ati ndabizi ko tubikeneye nawe arabyemera nabyo life ndabizi turabikeneye ariko zijambo ariko babwira rimwe ni mureke kwitekereza cyane just play your game nibibabate undi obsession y'ibintu cyiza no kubatwa ni mukire match yanyu noneho turebe umusaruro mwe mutangero maximum tuzakira bizavamo yego rero mu Rwanda harabura iminsi 3 Tour du Rwanda gatangira amakipe 20 akaba asiganwa mu rw'imisozi igihumbi ibirometero 740 Canal Plus kuvadanira na Tour du Rwanda bazatwereka zimwe muri etape zi Tour du Rwanda ngo mu buryo tutigeze tubona ni umwitozo wa Kigali kuko rero umudefanseri wavugize ikibazo byatumye umuntu wagiye kujya gufata Mbappe ariko kifuza kumwita Amari Traore yagize ibyago bikomeye cyane ku munsi w'ejo Amari Traore yabaye